imbere y'ubwiza bw'Imana, imbere yanyu mwese nyuma y'igihe kinini kirekire tudaherukana. Yego. Twagiye duca mu myanya itandukanye itugoye n'abandi bose, kimwe n'abandi bose nk'uko turi muri iyi si, ariko kongera kumvikanisha ijwi ryacu hano n'ubuntu bw'Imana bukomeye kandi turabishimiye. Amen. Reka kubera igihe cyihuse soma ijambo ry'Imana, ariko twanabaramukije cyane. Numvisha abakozi b'Imana twabanye, twakoranye, twamenyanye. Nongeye kubaramutsa abakozi b'Imana nk'uko n'ubundi watwegereje. Yagiye yiyegereza ibyiciro, nanjye numva ndakumbuye cyane. Nanjye reka yegereze mwese abo tumaze kwegerezwa hamwe, duhananwe ikaze n'ijambo ry'Imana tugiye gusangira muri uyu mwanya. Yego. Reka dusome ijambo ry'Imana. Niba hari n'undi wamfasha, turasoma ahantu nka hatatu. Reka nsome mbanze hamwe, ubundi asomera ahandi habiri nawe. Ni igitabo cya Samweli wa kabiri, aho asoma ni gatatu, ni versi ya 6 kugeza ku ya 7. Uwiteguye asomera aho hantu ni uwo murongo wo mu gitabo cya Samweli cya kabiri, bice 6, umurongo wa 3 kugeza kwa 7. Yongere asome mu gitabo mu rwandiko rw'Abaefeso ibice 5 n'umurongo wa 10. Ariko araza gusoma nyuma. Reka bari njyewe ubanza mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 13 umurongo wa 8. Turagenda dusimbukaho gatoya, turagarukira ku murongo wa 14. Reka dusome ijambo ry'Imana. Aravuga ngo Sawuli amarayo iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko yamutegetse. Ariko Samweli ataraza i Gilgali, abantu baratana bamushiraho. Nuko Sawuli aravuga ati, nimuzanire hano igitambo cyoswa n'ibitambo byishimwe yuko turi amahoro. Aho atamba igitambo cyoswa. Akimara kugitamba, Samweli abaraje. Maze Sawuli arasohoka ajya kumusanganira ngo amuramutse. Samweli aramubaza ati, ibyo wakoze ibi ni ibiki? Sawuli aramusubiza ati, nabonye abantu banshizeho batatana, nawe ntiwaje mu minsi yategetswe, kandi Abafilisitiya bari bamaze guteranira imikimashi, bituma nibwira nti ubu ngubu Abafilisitiya bari bumanukire i Gilgali bantere. Ndarahenda Uwiteka ngo ampe umugisha. Nicyo cyatumye nihata ntamba igitambo cyoswa. Maze Samweli abwira Sawuli ati, wafuditse. Reka imbuke gatoya umurongo wo hepfo 14. Ariko no ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwihitira, amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka, kandi niwe Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye Uwiteka yagutegetse, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Amen. Ninde wasomera hahandi navuze? Reka dusome Samweli wa kabiri 6 no kuri 6. Yego. Aravuga ngo bageze mu mbuga ihurirwamo ya Nakoni, Uza arambura uko kuramira isanduku y'Imana, kuko inka zari zitsikiye. Maze uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa Uza. Uwiteka mutsindaho amuhoye ico caha ce, agwaho
agwa aho ngaho iruhande rw'isanduku y'Imana. Amen. Amen. aba Efeso 5 no kuri kangahe? No ku murongo wa 10. Aravuga ngo nimushakashaka uko mwamenya ivyo umwami ashima, ntimubifatanye n'imirimo y'abo mwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane. Amen. 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 Asante kabisa, murakoze cyane. Tugiye kunira ku ijambo ry'Imana, nise ngo ni ugukora ibyiza bitari mu bushake bw'Imana. Yego. Gukora ibyiza bitari mu bushake bw'Imana. Mu bundi buryo turaganira ijambo ryitwa ubushake. Ubushake nibwo tuba dutinda. Yego. Rimwe mu magambo agize inkingi y'ibikorwa byo mu buzima bw'abantu bwa buri munsi yose ni ubushake nyine. Ubushake ni ijambo rikomeye ryigaragaza mu buzima bwacu uko bukeye n'uko bwije. Ijambo ubushake ni iteme nini cyane, ndetse iruta uko tuyivuga, kuko ni ukuri ni ijambo rikubiyemo icyerekezo cy'ubuzima bwa buri munsi kandi bwa buri kiremwa. Yego. Ururimi rw'isezerano rishya arukunda ruzarugira ibisobanuro rutanga. Mu ijambo ryawo ryise ngo ni telema cyangwa se telose, bishaka ngo kuvuga ngo ni icyifuzo gishyirwa mu bikorwa. Icyifuzo gishyirwa mu bikorwa, cyangwa se icyemezo cy'umutima. Icyemezo cy'umutima. Muranyumva? Yego, ko ndumva. Asante kabisa. Icyifuzo gishyirwa mu bikorwa cyangwa icyemezo cy'umutima. Ubushake rero ku biremwa byose ni imbaraga y'icyerekezo cy'igikorwa runaka icyo ari cyo cyose. Ikintu dufasha gukora icyo ari cyo cyose haba hariho imbaraga igiherekeje. Yego. Mu Kiswahili biravuga ngo ni msukumo wa mwelekeo fulani. Imbaraga itwerekeza mu cyerekezo runaka kugira ngo tubashe gukora icyo kintu. Yego. Watekereza neza kuri iri jambo ryitwa ubushake ariyo telose, hamwe n'agaciro rifite mu bumwe bugize umwihariko waryo, yasanga koko rifite uburemere butangaje kandi buruta ubundi bw'andi magambo menshi tubasha kubona cyangwa kuvuga. Yego. Nimutekereze namwe, niba ubushake ubu bwitwa telose turimo kuvuga, Yego. bufite ubusobanuro bw'uko ari icyifuzo gishyirwa mu bikorwa cyangwa se ari icyemezo cy'umutima. Iri jambo ni ukuri rikwiriye kuremererwa kandi rigahabwa agaciro k'uburemere bukomeye kandi rifite. Yego. Iri jambo ry'ubushake ni ijambo mu buryo budasubirwaho rifite agaciro kabyo kandi dukwiriye kwemera ko ariko bimeze, ko ariko riteye. Reka dutange nk'urugero. Burya kubaha ni ubushake. Yego. Kubaha ni ubushake, wakubaha cyangwa ntiwubahe utabishatse. Gusuzugura ni ubushake. Yego. Kwiga ni ubushake. Yego. Gutanga ni ubushake. Kwimana ni ubushake. Gusenga ni ubushake. Yego. Gukunda ni ubushake. Amen. Mbese etelose tu volonté rero byose ni ubushake. Haleluya. Ibintu Amen. byose burya bigendera mu bushake. Iyo ushatse birakunda nyine biraba. Yego. Ubushake kandi aho ribera ijambo ry'agahebuzo ni uko uryumvira wese akanarishyira mu bikorwa, abikora yitaye cyangwa atitaye ku zose. Yego. Abikora neza yumva ko ikivuka cyoke. Muri rusange mu magambo y'imvugo z'abantu ndetse no mu bikorwa by'ibindi biremwa,
dusanga ubushake ari urwego rugira engagement mu buzima bw'ibiremwa ndetse n'umuntu arimo. yego Ubushake ni ikintu cyemeza gihereza umuntu kwiyemeza ikigomba gukorwa kandi ukagikora. Ubushake ni moteri y'ubuzima. yego Ubushake ni umuyobozi w'ibyiza n'ibibi. nukuri Ubushake ni umuyobozi wo kubaho. Amen. amen amen Ubushake nicyo gituma ya nteruro y'Abafaransa ari ukuri ngo vouloir c'est pouvoir. yego Burya ngo gushaka ni ugushobora. Ubushake muri rusange bubaheye. Ubushake muri rusange mu by'ukuri bubaheye, cyangwa se nanone ubushake mu mutima mu muntu bwo bubaheye bushakirwa. Noneho ndabazaga mwarimu, yego ubushake muri rusange bubahehe cyangwa se ubushake mu muntu bushakirwa hehe? Imwe mu migani y'abantu harimo n'uw'Abanyamurenge uravuga ngo icyo umuntu ushatse ngo amata azagurwa itabi. yego Ni ibitangaza. Ngo icyo umuntu ushatse amata agurwa itabi. Itabi n'amata ni ibintu bibiri bibutanye cyane. cyane Usareye kimwe ni uburozi, ikindi ni umuti. yego yego Maze gutekereza neza kuri iri jambo, cyane cyane umwimerere waryo wa rwa rw'iki twavuga nk'uko twabivuze hariya haruguru, riza rigenda ryisobanura ryinonosora neza rikagusha muri rya jambo ryasobanuwe mu cyifuzo cy'umutima. yego yego Mu yandi magambo, ubushake ni nk'ibyishimo. Ni nk'ibyishimo ndetse kandi ngo ni k'urukundo. yego Mu buryo nabitekereje, ubushake rero dushatse twanabyita ko ari nka murumuna ni nka murumuna cyangwa se ni nk'impanga y'urukundo. Hariya mu gitabo nkunda cy'Abaheburayo, uru rwandiko ndarukunda uzaruvuga neza, hari amagambo yayo nzasanga hariya ku gice cya 10 n'umurongo wa 8 azavuga ngo ibitambo n'amaturo ntiwabishatse. Ngo ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo ngo ni hariya ku 8 niko hajya havuga ngo hari ijambo yavuze ryiza ngo ntiwabishatse. Ibitambo n'amaturo n'ibindi byo ngo ntiwabishatse. Hariho ubushake bumwe bw'Imana butigaragaje muri ibi bitambo. yego Kandi yaravuze ngo ndetse ntiwabishimye. Nicyo gituma tuvuze ngo ubushake ngo bizabijyana n'ibyishimo. Ageze hariya ku murongo wa 9 ngo aravuga neza ati ariko noneho amena ariko noneho dore njyewe nzanywe no gukora ibyo ushaka. Njyewe nzanywe no gukora ibyo ushaka, ibyo ushaka nzanywe no gukora ibyo ushaka. Haleluya. Imana ishimwe. Nicyo cyamuzanye umwami wacu. Yazanywe no gukora ubushake bwa se, yazanye no gukora ubushake. Imana ishimwe. Rero icyicaro cy'ubushake ntitugishakire kure cyane, kandi yego ntabwo kure cyane ntitwogenda duhigahigaho kiba kiraho mu mutima niho kiba. yego Imana ishimwe. Icyicaro cy'ubushake kiraho mu mitima yacu, kiri mu mutima wawe, ntabwo kiri ahandi, kuko byemejwe n'abahanga ko umutima ariwo cyicaro amarangamutima yose. yego umutima n'ibyifuzo, umutima ni icyicaro cy'ibyifuzo byose. Umutima ni icyicaro cy'imigambi yose. yego Umutima ni icyicaro cy'ibyemezo byose dufata. Umutima mu by'ukuri ni icyicaro cy'ibyishimo byose. Imana ishimwe. Ndetse reka tuvuge ngo umutima ni icyicaro cy'urukundo rwose. yego Yesu mu mpaka ze yagiraga mu bice bitandukanye by'Abayuda bamurwanyaga umunsi ku munsi, yari afite ibice bikunda kumuteza ibibazo, bikunda kumwisha impaka cyane.
umunsi umwe haje igice cy'abantu bitwa abasadukayo amaze kimugisha impaka ku by'umuzuko arabasobanurira arababwira arabumvisha neza baratsindwa yego wamare gutsindwa baraceceka nta kundi sinsubira mu byo yavuze akanya n'akangaka usarire bajya impaka nawe baramurwanya babizi neza barabiteguye ni nako bitwaga barabasadukayo ibyo batemeraga n'iby'umuzuko yego amaze bamugisha impaka ngo bagaraho baraceceka ngo ce kandi baratsinda bamare gutsindwa kuko ubushake bwabo bari bafite bwari bwatsinzwe nta zindi ngingo bari basigaranye maze abafarisayo bari bari bugufi aho ngaho ngo bamenye ibyabaye kuri bagenzi babo barabagaya ko batamutsinze niko kuza baramusanga maze kuko bari barimo abantu bize cyane bari barize abafarisayo bari abantu bize kandi bari impuguke mu by'amategeko hazamwo umwe mukuru ni nkawe profeseri niko twovuga ari mu w'amategeko yego araza ngo aramwegera aramubaza ngo baravuga bati ubwo yasinze bareka tumwegere ngo bamare gushika bati ko wigize umwigisha nawe muri ibi bihe kandi tutize kandi koko Yesu nta mashuri nta diplome yiwe tuzi aho yayifatiye Bibiliya ijambo ry'Imana iyo dukomeje gusoma mu bitabo by'Imana na hariya mu byakozwe n'intumwa ajya havuga ko bari barize abayuda bigisha amategeko baraminuza hariho n'abarimu kabuhariwe bavugwa n'amazina yabo bikimenywa bose habe na Pawulo ubwiwe nubwo yahindutse yari umugabo wari uzi amategeko bari ibitangaza abisa yego nuko amaze profeseri umwe aramwegera ati dore ko wigize igitangaza ngo warize urimo kwirirwa wigisha abantu ugatsinda abantu ngo ati noneho ngwino tuganire Yesu asaba nimuze na amaze ngo aramwegera aramubaza ni irihe tegeko rikomeye kandi riza ku mwanya wa mbere ku yandi yego reka tumubaze ibyo ngibyo twumve iyendero ugashika ikizami kwa gitsinda hariho byinshi tuza tubazwa mu buryo bwo kwizera iyo duhagaze mu bushake bw'Imana Pawulo yaravuze ngo tuza dutsinda impaka zose dutsinda ibintu byose byishira hejuru kurwanya ubushake bw'Imana yego kandi yaravuze ngo tuza dufata mpiri ibintu byose byishira hejuru tukabizana tukabizana tukabigomororera Imana twayibwira ngo bitunganye biri ubushake bwawe haleluya haleluya bamaze kumugeraho bashaka gutora ako kantu kamwe bari barize amategeko baragenda bafata kode y'amategeko yabo kode ni umubumbe w'amategeko yo kuri Sinayi yari umubumbe w'amategeko ya Sinayi bari barahawe Mose yari yarahawe arawuzana ngo Abisirayeli abigisha nabo barawumenya bavanamwe ayandi mategeko 613 muri ayo yose nimwo yamutereye ikibazo kimubaza kubwira itegeko rikuru kuruta ayandi mategeko yose amaze Yesu waramubwira aramusubiza aramubwira ati muri ayo mategeko yose rikuru kuruta ayandi haleluya amen aramubwira ngo ukundishe wita umutima wawe wose yego aramubwira ngo ndetse umutima wawe umukundishe n'ubugingo bwawe bwose kandi umukundishe n'ubwenge bwawe bwose yego nuko ibi bintu uko ari bitatu yarabarangije burya umuntu agizwe n'umutima agizwe n'ubugingo agizwe n'ubwenge yego hariho ibyo abagira ikibo bemeraga ibintu bibiri bakavuga ngo umuntu agizwe n'umubiri bakagirwa n'umutima nako bakavuga ngo umuntu agizwe n'umubiri bakagirwa n'ubwenge ariko abayuda bo bemeraga ibintu bitatu nani trikotomi bakavuga ngo umuntu agirwe n'umubiri n'umutima ngo n'ubugingo muri ubu bugingo hakabamo n'ubwenge
yego nk'uko Yesu yaganiraga n'abantu atarabagira iki arababwira ati nzi yuko muzamugenderaga amaprincipe yanyagendera ko umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Aramubwira ati muzakundisha Uwiteka umutima wanyu wose kandi mumukundishe n'ubugingo bwanyu bwose kandi mukundishe n'ubwenge bwanyu bwose. yego yego Nicyo gituma umunyabwenge yavuze ngo umutima ukwiriye kurindwa kuruta ibindi byose birindwa kuko arimo hakomoka n'iby'ubugingo. amena amena Ndipo kako chemichemi za uzima. haleluya haleluya Muri uyu mutima haja hakomoka amasoko niho hazahadudubiza mambo ya uzima. Kwa habari ya uzima ni moyo ulio safi, n'umutima musha. Haleluya. Dawidi yavuze ngo bana we ndagusenga icyo ngushakaho undemera umutima mushya umushanye n'uwambere. Utakuye n'uwambere kwa Mungu. iva kwa Mungu amena. Ubushake bw'Imana, reka tugaruke ku kibazo cyacu dukomeze twibaze ngo ubushake bw'Imana buba hehe? Ubushake bw'Imana buba hehe? Uko biri mu miyoborere ya politike y'abantu ni nako biri no mu y'Imana nayo. yego Imitegeko n'ubuyobozi byo mu buryo bw'abantu hafi mu bihugu byose byo ku isi bishingira imiyoborere yo kwitegeko bita katiba, kwitegeko bita constitution, itegeko bita ngo n'itegeko shinga. yego Itegeko shinga rero nimwo imiyoborere yose ya politike ivomamwo amategeko yose yo kuyobora mu rwego rw'umwuka, mu rwego kwa habari ya imani, mu rwego rw'imyizerere ya gikirisitu. Ubushake bw'Imana buba mu ijambo ryayo. amena Ubushake bw'Imana buba mu ijambo ryayo. Kuko Bibiliya ni katiba, Bibiliya ni constitution y'amakuru y'umwuka. Bibiliya ni ijambo tuvoma mu buyobozi bwose bw'Imana, tuvoma mu Imana. yego Bibiliya ni constitution yacu, Bibiliya ni itegeko shinga n'Imana yahaye abantu ngo bariho dushingira ubuzima bwose bwo guhura nayo. amena Ushaka kuba inshuti y'Imana akunda ijambo ryayo. Reka nze ku mugabo nkunda cyane namwe mukunda muza musoma witwa Dawidi. Dawidi uyu nguyu yari umunyantege pe, yari umunyantege nke kurusha abantu benshi bo mu gihe cyiwe, hano nubwo tuhangara kuvuga ngo nabo mu gihe cyacu nabo. yego Dawidi amaze kwimenyaho intege nkeya za zindi buri gihe zamusunikiraga mu byaha bitandukanye, afashwaga no kwishakamo ubushake. Yafashwaga cyane no kwishakamo ubushake bumushoboza kwisunga ibintu bibiri bikomeye. Ikintu cya mbere ngo yashakaga icyitwa imbabazi z'Imana, neema ya Mungu. amena Yashakagamo fadhili za Mungu. Yashakagamo imbabazi z'Imana zitangaje. yego Iyo Dawidi yimenyeho icyaha nta handi yirukiraga uretse gushaka imbabazi z'Imana. Yashakaga imbabazi z'Imana maze akihana, akicuza, azirohamo wese n'umutima we n'ubwenge bwose n'ubushake bwe bwose, maze Imana ikamukundira icyo. Imana ikamukundira icyo. Ariyo yavuze ngo ngiki icyambu cy'imbabazi ziwe, ngiki icyambu cy'amaraso yiwe, birohemo wamutindiwe ntiyagire n'icyo usigaza, maze nawe uravamo wese, uravamo maze zaguhindura ubuzima. amena Dawidi avuga amagambo akomeye ati Uwiteka we garuka utabara umutima wanjye unkize kuko imbabazi zawe nyinshi ziri. Yavuga hariya mu kuri 6:5. Aha tubyumve neza, harimo kwihana gukomeye cyane Dawidi yakoze. yego Uwiteka we garuka untabare umutima wanjye, ngwino utabara umutima wanjye kandi ukize, kandi ukize ukurikije ubwinshi bw'imbabazi zawe.
ufuatana na wingi wa fadhili zako. Ahangaha kwihana Dawidi ntiyashingiye uburyo yahamagawe. Twasomye ijambo ry'Imana ngo Imana imaze guta Sawuli iravuga ngo Uwiteka yamaze gutoranya umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka. Yego. Dawidi Imana yaramukunze imugirira neza iramutoranya, amenya ko ari umukunzi we, amenya ko yimariye mu Mana, amenya ko n'Imana yamwimariyemo. Ariko Dawidi ntiyagiye muri ibyo. Niko abantu banone bashobora kwibwira ngo ubuntu bwaragwiriye, ngo ibintu ngo byaravuzwe, ngo amasezerano turayafite, ngo tufite garanti byinshi, ngo byarakozwe, ngo byararangiye ku musaraba. Hayitoshe ibyo ntitwageraho. Lazima twambaye umubiri ukiducumuza muri iyi si tugicumuramo. Dawidi yaje agacumura ku Uwiteka. Yego nukuri. Ariko agahunga akamenya kwihana ibyaha, kagendere kuri Uwiteka yarantoranyije ngo inatosha, bado turi mu ntambara. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iminsi tukiriho muri si twambaye umubiri, ngo turi mu ntambara turarwa, kandi muri izi ntambara turagenda dusitara. Nicyo gituma ijambo ry'Imana yavuze ngo have w'inyishima hejuru saniwe nubwo turwana, nubwo ushobora kungusha, ariko kongera kabyuka. Imana ishimwe, Imana ihimbaze. Nuko twihanye ibyaha byacu. Nuko twihanye ibyaha byacu. Amen. Mungu ni kwa sana. Hariho Hallelujah. hariya asangisa asa. Amen. Hariho indirimbo twazaga turirimba hariya, umushumba wanje Onesimo arayizi, twakundaga kwiririmba y'15. Hallelujah. Amen. Amen. y'15 indirimbo zo gushimisha. Hariho refe yayo zagivuga ngo imbabazi z'Uwiteka ngo ziratemba nk'amazi, kandi ngo ubuntu bwe niba. Hallelujah. Ubuntu bambe ngo ntibizashira iteka ryose. Amen. Amen. Hallelujah. Asante. Ubuntu bwe nibambe ntibizashira iteka ryose. Imbabazi z'Imana Dawidi zikundaga, yazibonaga nka menshi, akabona ni nyinshi imbabazi z'Imana akaziririmba ngambo na ngambo, huku na huku, upande wa huku na huku kama bahari, ngo wingi wa fadhili ndivyo ulivyo Bwana, ukamazi naye mu nyanja niko imbabazi z'Uwiteka zingana. Anishimwe. Icya kabiri Dawidi yakundaga amategeko y'Imana. Nababwiye ngo amategeko y'Imana yarayishimiraga cyane. Muri aya mategeko ubundi amategeko y'Imana niryo jambo ryayo. Tuvuze ikindi kintu gikomeye cyane Imana yakundiraga Dawidi. Imana yakundiraga Dawidi, yamukundiraga muri Zaburi 119. Zaburi kunda cyane ijambo ry'Imana. Dawidi mu gihe yabaga mu ntege nkeya akabona zivu, yamenyaga yuko ikimukizimukuyemo ngo nuko yateke cyane ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Yaritekereza, yaryibwira, asandika, yaryibwira intege nkeya ngo sikunga amaze kamwishimira. Ndibutse amagambo yavuze, yaravuze ngo ndi umugaragu wawe, ngumva ubwenge kugira ngo menye ibyo wahamije. Yego. Ubwenge bwanje bwose mfite mwana, umpereze kumenya ibyo wahamije, aba aribyo nishimira. Hallelujah. 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 Ari irindi jambo kandi ngo yavuze hariya muri iyi Zaburi 119, aravuga ngo ibyo wategetse ngo ndabikunda, nkabirutisha zahabu nziza zose. Yego. Yavuze ngo nkajijuka arusha abasaza, ngo kuko njya nitondera ijambo ryawe wahamije mwana. Uri verse y'Imana. Nuko byari bizwi ijijuka zikomeye cyane mu Bayuda, abatoya bari bataramenya kujijuka, bataragira ubwenge. Ariko Dawidi yaravuze ngo maze kumenya ijambo ryawe narajijutse, abato ndetse n'abasaza, ngo kuko njya nitondera ibyo wategetse mwana.
Amen. hari Amen. ngo yaba amategeko yawe atari yo munezero wanje ngo cyagihe mba nararimbuye umubabaro wanje. Ijambo rikomeye cyane. Yego. Yego. kuko ntabwo nzibagirwa amategeko wigishije ngo kuko ariyo wanzurishije. Mbega ijambo rikomeye cyane. Hallelujah. Niyo dupfuye tuzize ibicu byacu aza tuzurisha ijambo ryiwe. Haleluya. Aza tuzurisha. Hari ijambo yavuze ngo ngatebuka sintinde kwitondera ibyo wategetse. Ngatebuka sintinde yo cyane, sintinde mu byaha, sintinde mu ndege nkeya, ngatebuka sintinde maze nkitondera ijambo ry'ibyo wategetse ngahabwa imbaraga cyane. Imana ishimwe. Mwene Hakariya yaravuze nawe yongera mu bya Dawidi aravuga ngo ijambo ryawe rimaze kuboneka ngo ryambinduye umunezero w'ibyishimo by'umutima wanje abinezererwa ma. Arahandi ijambo ry'Imana rimaze kugwira mu muntu ngo akamenya gutukanya ibibi n'ibyiza. Amen. Amen. Gutuma umuntu abasha kuvangura ibibi n'ibyiza. Umukiro w'Imana aza gushimangira iby'amategeko yo gukunda Imana kwa Bisirayeli. Arababwira ngo mwa Bisirayeli mwe reka mbabwire ngo muzayiteho cyane ngo kuko muri bo harimo ubugingo bwanyu. Yego. Iyo harimo ubugingo bwanyu hariya mu gitabo cya Kumurati 30:20. Reka nihute ndangiriza ahangaha hamwe mu magambo twasomye rero. Uru twasomye muyizi neza kurusha uko mbasha no kuyivuga. Ni ya Sawuli mwene Kishi wa wundi w'umuryango Yamini umuhererezi wa Yakobo yabyariye kuri Rasheli. Yego. Umwami wa Isirayeli n'uyu Sawuli amaze kwima yarwanya intambara n'abanzi be benshi kandi bari bakomeye. Mu banzi bakomeye ba Bisirayeli bo mu gihe cyiwe bari Abafilisitiya. Kubera ko Abisirayeli bakundaga kubisha babatunguye bukeye Abafilisitiya bazinukwa Isirayeli. Yego. Imana iravuga ngo bamaraza kujya kubatera no kubamaraho. Bahagurukana ingabo 36,000. Abisirayeli ngo bumvise bagira ubwoba ngo Abafilisitiya batumara ntawe basiga noneho. Ngo batangira kubihanamanga mu mavumo no mu myobo. Hanyuma Abisirayeli ngo bashobewe baza kwibuka bagomba kujya kubwira Sawuli umwami ngo abarengere nk'umwami wa. Yego. Bibiliya iravuga ngo Sawuli nawe aragenda ajya kwa Samweli umutambyi n'umuhanuzi amugezeho ngo aramubwira ati byabaye ngira ngo wabyumvise none Abisirayeli baravuze ngo tubigenze gute. Aramubwira ati nimugende muntegereze hariya muntegereze mu iminsi 7. Ninda ndimo nzaza nze gutamba ibitambiye ni ukuvuga ngo dukora ubushake bwa ngombwa. Sawuli abigenza yabwiwe na Samweli. Uko baragenda barategereza umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu kugeza ku munsi wa gatandatu. Samweli yababwiye ngo umuntu kugeza ku munsi wa 7. Ku munsi wa 7 Samweli umutambyi ari yabageraho ngo abantu batangira kurambirwa batangira kugenda urusorongo. Yigira inama yo gutegura igicaniro n'igitambo yari yamenye ko n'ubundi ari byo Samweli aza gukora nawe. Igitambo nabo baragitegura araza aragitamba ngo bari kugitamba nacyo nyine abarakirangije. Igihe nyine akirangije amaze kugitamba abona Samweli mubyaye. Basomye ngo aramubaza ati se uri mu biki urakora iki? Baramubwira ati narahangaha twamaranye n'Abisirayeli ahangaha none bari bakugenda mbona ngiye gusigara. Ati nabwo ngo reka tambi. Yego. Samweli aramubwira ati wafuditse. Mu buryo bumwe ebye uyu mugabo mu byo yari yakoze neza kabisa. Kuko yari yagiye nababwiye hariya mu ijambo twavuze ngo gukora ubushake bwiza butari ubw'Imana.
Sawuli yakoze ikintu cyiza urebye kwari ukugira ngo arebe ko Abisirayeli babasha kugana kandi bakabona ko igikorwa cyakozwe neza. Yego. Ariko iki gikorwa bibuke ko cyarimo n'amasezerano bari basezeranye na Samweli. Yari yamubwiye ngo untegereze igirugari kugeza igihe nanje nza kuza tugakora ibintu bitatu, tugakora igitambo kirimo ibintu bitatu, igitambo cyoswa, icyishimwe yuko barahoro n'icyo gusohoza inshingano yacu. Yego. Abirebye Sawuli ati nibyo nakoze. Uyu mugabo yari yakoze ikintu cyiza cyane, ariko abahanga baravuga ngo icyo Sawuli yari yakoze ngo cyari icy'ubushake bw'umutima wiwe. Yego. Yari yabitumwe n'Imana, ntari umutambyi. Abantu benshi nuko niko bameze. Indi nkuru twasomye twayitariya kwa Samweli, badusomeye ibice 6:6 no kugeza 7. Muri iyi mirongo ibiri twahasanze inkuru y'isanduku y'isezerano. Iri sanduku cyari igikoresho cy'agaciro karuta ibintu byose byaremewe kuba mu buturo bwera cyangwa mu ihema ry'ibonaniro. Yego nuko. Ibyo bigaterwa n'ibyari birigize, ibyari bibibamo byose n'ubuhanuro bwabyo. Icyari gikomeye kuruta ibindi byose byari isanduku ry'isezerano. Ishusho indi sanduku hariya muri ririya hema ngo byagaragazaga kubaho kw'Imana. Isanduku ryari mu bunyage igihe kiragera bararinyaga bararijyana. Twasomye kiriya ni perikope cyangwa se agace katubwira kwimurwa kwaryo ritashe cyangwa ricyuwe iwabo mu Bisirayeli. Yego. Kubera imiterere n'agaciro yo navuze haruguru, kwimurwa kwari gufite amategeko n'amabwiriza yaga gukurikizwa n'abo bireba aribo batambye bonyine gusa. Nuko bategura ubundi buryo bwiza bwo kuritwara, barisuye, barihekesheje igare ndetse n'inka. Yego. Ibyo ngo bari bakoze gutyo, ngo bari babikoze uko Abafilisitiya bazaga bakora ku byabo iyo bimuraga igikoresho cyangwa imana yabo, iyo bayimuriraga aho bashaka barihekeshaga igare cyangwa bakagenda batyo. Abisirayeli nabo ngo bamera nk'abo, ngo baragenda bafata igare, ahandi birabwo ngo n'inka ngo barihekesha, maze baragenda baricyuye bishimye, ngo baragenda barigaragiye. Abisirayeli bakurikiza urugero, ariko twibuke ko ijambo rivuga ngo ntimukifatanye nabo mudahuje kwizera. Niko Pawulo yavuze. Nuko bageze mu mbuga ya Nakori, inka yari ihetse isanduku y'Uwiteka ngo iratsikira. Aho yakwikubisa hasi, umva ngo arabira gupfa, bibona kera, bibona mbere, amaze ngo akore icy'ubwenge. Arambura ukuboko vuba agira ngo ariramire ritagwa hasi. Reka dutekereze ku cyo nise ngo icyiza cyakozwe n'aba bagabo mu Bisawuli na Musa. Sawuli uyu mugabo w'icyubahiro ukomeye yabonye ko Abisirayeli bagiye kumusiga wenyine, akora ibintu bibiri by'ingenzi muri ubwo buryo yakoze igikorwa cy'imvuye n'isambu. Atambye igitambo kugira ngo Abisirayeli babone ko basabiwe ubutabazi n'amahoro biva ku Mana. Gera telefone. Cyari cyiza yabikoreye kugira ngo Abisirayeli batagenda batarabona ko ubutabazi bwaturutse ku Mana. Sawuli yarakoze, yaranafashije na Samweli umurimo, kuko na Samweli ntiyaje ngo avuga ngo watambye nabi cyangwa igicaniro bagikoze nabi, ahubwo mu by'ukuri yasaga n'uwari wakoze neza. Yari yorohereje akazi Samweli byenda kwarukuza gusa akabihugisha, ariko kuko yari asanze mugenzi we yamaze kubikora. Egera telefone. Ndavuze ngo ibyo bari bakoze Samweli yasanze Sawuli yakoze neza byose, ahubwo icyo yari akwiriye gukora kwari kumushimira kuko yari yakoze byose neza. Uza nawe
we yabonye kare kwinka isikiye isanduku rigiye kwitura hasi nawe ahita asimbuka arariramira ariko igisubizo cy'Imana kuri bombi ibi bikorwa bakoze byari ibikubyo mu bushake bwabo butari ubw'Imana by'ukuri nubwo bari bakoze neza twibuke ko navuze ngo gukora neza ariko ugakora ibidashimwa n'Imana yego bene data abakozi b'Imana reka twibuke ngo abantu benshi muri iki gihe bashobora kwibwira ko bari gukora neza bakibwira ko batunganije ibintu bakabikora ari mu bushake butari ubw'Imana dufite runini abigisha abahanuzi abakirisitu abitwa ngo ni abatambyi abariri dufite byinshi gukorera amarangamutima yacu tukibwira ko dukorera Imana nyamara atari Imana dukorera twagiye mu bundi bushake bwacu byategetswe mu ijambo ry'Imana hari ibyavuzwe n'Imana hari ibyashinzwe n'Imana tugomba gukurikiza nubwo twavuga ngo twarahamagawe ariko tugomba kugendera mu cy'Imana yatubwiye Imana yadutegetse akaba aribyo dukurikiza dukurikije icy'Imana yavuze kugira ngo tutazamutesha yego umugaragu w'Imana bo yaravuze ngo uzi ko Imana yamuhamagaye Bibiliya iravuga ngo mubabayeho nta muntu wavuganaga n'Imana amubone nka Mose ariko Imana yazaga ivugana nawe ikamubwira ngo Mose uko Abisirayeli bameze kuriya genda ufata inkoni yawe ugera utare urubwire aya magambo uratanga igisubizo cy'ibibazo by'Abisirayeli muri kunyumva yego turakumva pastor komeza aramubwira ngo genda uribwire ubwitare ageze ku rutare ngo amare ntiyarubwira arakubita ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana iramubwira ngo ucuye kuko utakurikije ibyo ndagira ngo mbabwire ngo nubwo twahamagawe n'Imana dufite n'ibimenyetso ariko twirinde tutaza guteshwa tugakora iby'ubushake bwacu ugasanga ducumuye ku Mana yacu kandi nanone tuvuge ngo n'igihe cyose twacumura ku Uwiteka igihe tumenye ko ikibi nka Dawidi hariho imbabazi z'Imana tugende dushakire kugaruka mu ijambo ry'Imana no mu bushake bwayo tubishakishe kwiroha mu mbabazi zayo Imana itubabarira Imana irongera idusubiza mu murongo wayo mwiza tumenye uko dukora ubushake bw'Imana kwitiranya iby'Imana n'ibyacu ahubwo ijambo ry'Imana ubwaryo n'umwuka wayo wera biradusobanurira kandi biratuyobora bitugeze ku rwego rukwiriye rwo gukora ubushake bw'Imana reka dusenge Imana turangiriza aha ngaha tuzakomereza ejo twibaza ngo si ibyacu ni ibihe neza n'iby'Imana ni ibihe turagushimiye Mana yera udushoboze mwami gukora ubushake bwawe nubwo twambaye uyu mubiri wacu umunyantege nke ariko dukomeze kwishira imbere yawe udushoboze gukora ubushake bwawe kuko nibwo bwiza kandi nibwo tubona imigisha yawe tubisabye Imana mu izina rya Yesu umukiza wacu